ndabakunda cyane. ariko ibi ni ibisanzwe uramutse ujya gushyingura tuzakora ibishoboka byose tukubahisha, tuzakora ibishoboka byose tuba intangarugero mu bakristo, tuzakora ibishoboka byose. Hanyuma rero twebwe ibyo ni twebwe ku isezerano ryacu, ariko abana bacu nabo tubafiteho ububasha, nabo tubahereza Imana, dufata amasengesho tubarambikaho ibiganza tuvuge ngo turabaguhaye Mana Uwiteka, nk'uko natwe turabawe n'abana bacu turabaguhaye. Haleluya! Uraho neza? Neze neza. Yizana akaboko dusuhuzanye. Uraho neza? Neze neza. Witwa nde? Yitwa Iyeramugisha Feva. Uri n'umuhungu? Uri rutebeza bigembero rugero rw'ingabo ziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyura icyogere mu nkuba. Guma 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 guma. Jewe ni kwa Nzunza Mansi. Mukobwa mwiza. Uraho be? Witwa nde? Twamira oya. Turakoze Sabato. Ndabakunda cyane. Aha, wow. ariko ibi ni ibisanzwe uramutse ujya gushyingura Bakunzi b'Umwana TV, reka dufate uyu mwanya tubashimire mwebwe mudahwema gukurikirana inkuru zacu n'ibiganiro dutegura, byaba ari ibiteye agahinda ndetse n'ibyo mushobora kwishimira, byose tubana namwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndizera ko abatameze neza nababwira ngo nimwihangane, mu by'ukuri ejo buzacyana ayandi. Imana ikomeze ibafashe kandi ibagirire neza. Kuko bisanzwe ku Mwana TV rero tukabazanira inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi inkuru tubazaniye ni inkuru y'incamugongo, cyane cyane ku bakunzi b'Umwana TV. Inkuru ibabaje guturuka hariya mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbo, ni mu kigo cy'ishuri cya Ecole de l'Etoile. Ni ikigo cyigamwo abana b'incuke. Mu bihe byashize ubwo twasozaga amashuri nibwo Umwana TV twanyarukiyeho kugira ngo tumenye uburezi n'uburere burererwa muri kiriya kigo, cyane ko benshi batubwiraga ko harimo abana bafite impano zitandukanye. Ishusho ya mbere mwamaze kubona ni y'umwana muto witwa Mugisha Iyera Feva, umwana twaganiriye hanyuma mu kumuramutsa mu kivugo cy'umuco wacu w'Abanyarwanda. Umwana ntiyatinze kudusubiza muri aya magambo. Uraho neza? Neze neza. Yizana akaboko dusuhuzanye. Uraho neza? Neze neza. Witwa nde? Yitwa Iyeramugisha Feva. Uri n'umuhungu? Uri rutebeza bigembero rugero rw'ingabo ziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyura icyogere mu nkuba. Guma 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 guma. Nk'uko mumaze kubyumva rero, nababwiye ko ari ikigo kirimo abana batangaje, kandi mu by'ukuri ntekereza ko nawe wamaze kubyumva koko. Kumva umwana ungana gutya ashobora kukwikiriza mu mvugo y'umuco w'Abanyarwanda ni ibintu bishimishije, ariko kandi byatangaje benshi. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu muri 2009 nibwo umwana Mugisha Iyera Feva yabonye izuba. Uyu mwana yavutse mu muryango w'Abakristo, kuko nk'uko mwabibonye mu nkuru yacu twatambukije iri hano ku Mwana TV, ubwo twashyinguraga uyu mwana Iyera Mugisha Feva, ise umubyara yabigarutseho avuga amateka y'uyu mwana mu buryo navuga ko bwatangaje benshi, ku buryo yasobanuye imiterere y'uyu mwana n'uko yamubonaga n'uwo yatekerezaga azaba we. Byashenguye imitima ya benshi. Aha rero hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka nyine 2022 nibwo Iyera Mugisha Feva yavuye ku isi y'abazima. Nk'uko bibona kuri aya mashusho, barimo kumusezeraho abana, inshuti, ababyeyi n'imiryango muri rusange. Uyu munsi rero niyo mpamvu twavuze tuti ubwo ubushize twavuze kuri Iyera Mugisha Feva, ariko hari benshi bumvise ijwi gusa baranyandikira inbox baravuga ngo ntabwo wiyize udusobanurira Iyera Mugisha Feva
ese yari muntu ki? Nk'uko nabikubwiye ni umwana muto wa hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbo, aho twamusanze mu kigo cy'ishuri cya Ecole de l'Etoile, ikigo cy'ishuri kiri muri kariya gace. Niwe mwana rero ari mu bana twaganiriye bwa mbere tukigera muri kino kigo, ariko ni umwana udasanzwe nk'uko mwamaze kubyumva. Yaje rero kuva mu mubiri, ababyeyi be uburyo babisobanuye bigaragaza ko kugeza na n'ubu nta muntu wamenye ni iki kishe Iyeramugisha Favor. Yesu ashimwe. Haleluya. Amateka y'umwana wacu yitwa Mugisha Iyera Favor. Yavutse ku itariki 27 z'ukwa gatatu 2019. Hanyuma komera. hanyuma yari umuhungu udasanzwe, yari umuhungu w'icyatwa, kuko no mu mavuka ye yavukanye imbaraga, mu buhinja bwe agira imbaraga, mu guhaguruka yahagurukanye imbaraga. Ubundi bagiye bavuga ngo abakobwa nibo bahaguruka vuba, ariko we yahagurutse yihuta kabisa, yahagurutse vuba. Akaba umwana mwiza ku buryo nabonye ukuntu ari kuzana ubwenge vuba, mbona ukuntu ashabutse vuba. Ndavuga ngo reka ahite ajye ku ishuri igihe kitarawuzura neza, hakibura igihe. Ndavuga ngo najye ku ishuri kugira ngo agende arusheho gushabuka. Ageze ku ishuri arakomeza, yari yaravukanye imbaraga rwose. Igihe kimwe nigeze kujya kumukingiza, bana banje n'inshuti zanjye kenshi nige mbakingiza. Nabwiye mama ntukavunike, kwa muganga boroshya ibintu kubagabo, iyo ugezeho bahita bagukingiriza. Nige mbakingiza. Ubwo rero nagezeyo igihe kimwe bamaze kumukingira, ndamubaza ntese ko nabonye umupima ari mu mutuku. Arambwira ati nta nubwo abiteganya rwose, ntugire ikibazo, nta nubwo ateganya kuzajya mu mutuku n'umunsi umwe. Urumva rero kuva mu buto bwe yari umuntu ufite imbaraga, kugeza ku munsi yarwariyeho. Mu gitondo kuwa gatanu ejo bundi narabyutse, ahubwo nari mfite ikibazo cya mama we yari amaze iminsi arwaye, agiye kwa muganga bamusangamo tifoyide, bamusangamo na malariya isanzwe, arwaye na njini. Ubwo rero umva niwe natekerezaga, undi nta. Mu gitondo rero ndazinduka mbwira umwana tutegurira abana bajya ku ishuri, birumvikana na mama wabo nk'umuntu wari urwaye. Tumaze kubatunganyiriza, njyana umwana ku ishuri, tugenda tuganira, umusigayo nyine. Hanyuma njya mu zindi gahunda nari mfite, ndagenda ndazikora. Baza kumpamagara barambwira ati umwana yavuye ku ishuri arwaye. Madamu ndabonse ararwaye cyane. Ngo hoya. Mwamujyanye kwa muganga se? Ngo yego. Bamusanzemo indwara se? Ngo ntayo bamusanzemo. Nta kintu na gito bamumariye. Ngo nyine babonye nta kibazo afite akomeye, bakeka ko bamuha uduti twamufasha dushobora twama infection, twagabanya umuriro uramutse ubaye. Bati
nanjye ndabona akomeye. Ndamubwira noneho nta kibazo, reka nanjye nkomeze gahunda ndimo, nta kibazo. Ndaza ndahagera, n'ubundi nsanga umwana koko harakomeye, nta muriro mwinshi afite, nta kintu giteye ubwoba. Hanyuma gahunda ntabwo nari nzirangije neza, nashakaga gusana, byatumye nza kare kugira ngo mpagere ndebe, hanyuma nongere nsubireyo. Hanyuma ndongera rero subira muri za gahunda gato, kuko nabonye nta mpamvu. Urumva umuntu ubyaye gatatu, abana bandi nagiye mbarwaza nkabajyana kwa muganga, nabonaga rero nta mpamvu. Ndavuga ni ndagaruka mu kanya, mu mwanya koko ndagaruka. Hanyuma ngarutse nsanga nanone nta kibazo cyane, tumuha biswi, tumuha amata, ararya. Turangije numva mfite icyizere, n'ubundi mbona ko nta kibazo. Mbwira madamu nti tujye kuryama, turagenda turaryama. Bigejeje nko mu masaha hafi saa 8, nagombaga kureba kumva uko ameze, kugira ngo numve niba afite umuriro, niba umuntu niba umuriro wenda waba wigeze uzamuka, kugira ngo numve niba umuntu yamuha umuti, yamuha ikinini cy'umuriro. Hanyuma rero numva umuriro baye nk'uzamuka, ndamubwira nti reka tumushyiraho agatambaro gatoya, hanyuma turebe niba twamujyana kwa muganga. Ndamubwira nti okay, ngaho gira, kubera ko umuriro uzamutse iki gihe saa 7, reka tumutunganye, tumwambike, hanyuma tuhamagara umuturanyi tumujyane kwa muganga. Ubwo tuhita tumutunganya, turangije hamagara umuturanyi, twari twamaze kumubwira. Hanyuma mu gihe turi kugira rero, tukabona mbona ijisho ritangiye guhinduka. Nta kintu kidasanzwe kibaye, mbona ijisho ritangiye guhinduka. Noneho ndamubwira ntibanguka, ntukarabe mu maso, banguka duhite tugenda. Ahita aza, turagenda. Kuva aha ni Kabuga. Icyakora kuko nabaye nk'umusohokana hanze, yarambwiye ati wakosheje, ati wagombaga kundindiraho, ati kuko umuriro ashobora kugira, ati wagombaga kundindira nkaza, tuhita twirukanka tujya kwa muganga. Twageze kwa muganga rero, yatangiye sinari mbizi ko we yarabyitegereje, abona amaso yagize cyane, ariko ngewe nk'umuntu utabizi ntabwo nabyitayeho, we yarabibonye. Hanyuma mbona atangiye no kugira ubwoba, ahubwo ndibaza, ndavuga nti dushobora gukora gisida. Ndamubaza ariko se biti? Ati nta kibazo papa nasi. Turakomeza tugera kwa muganga. Tugezeyo bazana ibipimisho, baramupima, baravuga bati aracyashyushye, nibyo, niyo mpamvu, ariko umutima urasa n'uwamaze guhagarara. Urasa n'uwamaze guhagarara. Mu bintu byirukanse cyane, utamenye. N'ubwa mbere mbibonye, kandi nagiye mbana n'abantu bapfa, nkabibona bagapfa. Ndi umugabo wagiye ubana wabaye kwa muganga igihe kirekire. N'ubwa mbere nabonye bigenda gutyo, ariko ndi umukristo, ndavuga ntubwo Imana niyo nzira ishatse kumutwariramo gutyo. Niyo mpamvu muruzi ntarizi, ntabwo narira. Hari ijambo ngiye kubabwira rikomeye ku bantu tuziranye bo hafi yanjye, bazi ko Imana ari inshuti yanjye ya bugufi. Imana rero kubera ubucuti dufitanye, ubundi igihe narayihaye. Hari igihe rero, ubwo rero na madamu nawe namuhaye Imana. Hari umunsi rero namubwiye nti ndumva nshaka ko, ndamuhendahenda, ndumva nshaka ko duha Imana Uwiteka
abana bacu. Niba twaritanze tubanze dusenge tubwire Imana ngo turabawe, tuzagerageza ibishoboka byose tugira urugo rutazakubabaza, tuzakora ibishoboka byose tukubahisha, tuzakora ibishoboka byose tuba intangarugero mu bakristo, tuzakora ibishoboka byose. Hanyuma rero twebwe, ibyo ni twebwe ku isezerano ryacu, ariko abana bacu nabo tubafiteho ububasha, nabo tubahereza Imana, dufata amasengesho tubarambikaho ibiganza tuvuge ngo turabaguhaye Mana Uwiteka, nk'uko natwe turabawe n'abana bacu turabaguhaye. Haleluya! Babyita ibyiringiro bikomeye by'abizera. Imana ishimwe cyane. Noneho rero abana tubaha Imana, ubwo ni ukuvuga ngo nta rubanza twagirana n'Imana. Imana yanyuze mu nzira ishaka, iramutwara. Ubwo uruhare rwacu twari dufite kuko tumufatanije nayo, uruhare rwacu rurarangiye, uruhare rusigaye ni urwayo. Yakora numva ngiye kurangiza, uruhare rusigaye ni urwayo. Tuzamukumbura, niba tuzajyaho tugasanga, ubwo nitugeraho nzamubwira nti umwana wanjye ndumva mukumbuye, ndashaka kumureba. Hanyuma rero Imana iduhana umugisha. Ubwo ni ukuvuga ngo kuko nitanze rero, nabwiye madamu ngo nindamuka mpfuye, ubwo warantanze nanjye naragutanze, ubwo nindamuka mpfuye ntuzarire. Nuramuka mpfuye nzamenya ko uruhare rwanjye nawe, uramutse upfuye mbere yanjye nzamenya ko uruhare rwanjye nawe kuri wowe rurangiye, ubwo Imana nayo ifashe uruhare rwayo, ubwo no kuri jye nuko. Hanyuma rero ibindi Umwami Imana aduhana umugisha mu izina rya Yesu. ntabwo natwe twahavuye tumenye ngo Iyera Mugisha Favor ukuri kw'icyo yazize ni iki, cyane ko urupfu rwe rwarihuse cyane, mu minsi mike cyane itarenze 3 afashwe, uyu mwana ahise ava mu mubiri. Reka rero mbabwire ngo kwihangana nibyo tubifurije mwebwe mudukunda kandi mugahora mutuzirikana, cyane cyane abakunda Umwana TV. Twihanganishije ababyeyi ba Iyera Mugisha Favor, ni ukuri kubura umwana wanyu ni ibintu bibabaje, ariko kandi ikiza gihari nuko mwamenye Imana. Yesu rero murabizi ko yatsinze urupfu, umwizera wese naho yaba yarapfuye azongera abe muzima. Ndabizi neza ku munsi utari uyu nguyu muzongera mubone Iyera Mugisha Favor nkuko na se umubyara, umubyeyi w'intwari cyane, wavuze ijambo rikomeye, akarivuga rwose ubona akomeye, afite kwizera kudasanzwe. Kandi ntekereza ko murabizi kubura uwawe bishengura umutima, no guhagarara ugakomera biba bigoranye, ariko uyu mubyeyi yahagaze yemye kuko yamenye Imana, yamenye ko Satani ari umurwanyi ariko atari umuneshi. Tubashimire rero, ariko kandi reka abafite amatsiko y'ibiganiro twagiranye n'abana mu kigo cy'ishuri cya Ecole Etoile, twabishyize ahangaha inyuma y'ibyo maze kubasobanurira, mukurikirane hanyuma mbashimire kandi mbifuriza amagara mazima no gutunga mugatunganirwa mu rwatubyaye. Papa Iyera Mugisha Favor na madamu, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi mukomeze mwihangane. Imana mwamenye ntimuyitezukeho. Genda bakunda, nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.
uraho neza? Meze neza. Yizana akaboko dusuhuzanye. Uraho neza? Meze neza. Witwa nde? Yitwa Iyeramugisha Favor. Uri n'umuhungu? Uri rutebeza bigembe rugero rw'ingabo ziza rutinywa rw'imirinde nk'ingabo z'inkotanyi icyogere mu nkuba. Guma 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 guma. Reka nongere mbaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndizera ko mwese mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana rugena byose niyo twiringira. Mu Rwanda tumeze neza kandi turashima Imana. Ndabwira bari mu mahanga by'umwihariko rero turi mu kigo cy'ishuri. Ni ikigo cyiza cyane kiri hano mu karere ka Rwamagana ni mu murenge wa Muyumbo. Tukaba ariho rero twagiye gusura abana cyane kuri uyu munsi wo kumva amanota yabo. Ndizera ko mwese hano ku Mwana TV biri buze kugenda neza, biri buze kubagendekera neza. Abana mwese muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, nizere ko mwese mugiye kugubwa neza muri iyi vacances, kandi nzi ko muzakomeza gusubira mu masomo yanyu kugira ngo ibintu bigende neza. Ndi kumwe rero na Rugira Valens kuri kamera, tugiye kubakurikiranira ibirori by'aba bana by'umwihariko, muraza kugenda mugubwa neza. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani. Uraho neza? Meze neza. Yizana akaboko dusuhuze. Uraho neza? Meze neza. Witwa nde? Yitwa Iyeramugisha Favor. Uri n'umuhungu? Uri rutebeza bigembe rugero rw'ingabo ziza rutinywa rw'imirinde nk'ingabo z'inkotanyi icyogere mu nkuba. Guma 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 guma. Amakuru yawe? Meze neza. Umeze neza? Waje kugira gute? Naze ku ishuri. Waje ku ishuri? Abakunzi b'Umwana TV baragukunda cyane, wari ubizi? Ndabizi. Ngaho rero basuhuze kuri televiziyo. Bakwifere. Bati ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane. Wow. Uyu nawe ngo arashaka. Reka nawe yicare. Muherugare nawe yicare. Mwese mwicare. Amakuru yawe? Ebeka. Witwa nde? Jewe ni kwa Nza Amazi. Ninde? Jewe ni kwa Nza Amazi. Nziza manzi. Okay. Nawe waje ku ishuri? Yego. Umeze neza? Yego. Wariye ibiki? Jewe nariye ikintu cya fezoaka. None se mama mwazanye? Mama yagiye mu kazi. Urakoze, uri umwana mwiza. Yego. Undi ninde tuganira? Undi ninde? Ngwino nawe sha. Umukobwa mwiza. Uraho pe? Witwa nde? Twamira Royenne. Urakomeye nawe. Zuza abantu bakurikiye ku Mwana TV. Zuza abantu bakurikiye. Dore hano kuri televiziyo. Waje ku ishuri nawe? Kandi ndabizi kuri buze kugira amanota meza cyane, sibyo? None kutavuga mama. Urashonje? Baraza kukugaburira mu kanya. Uraho neza? Amakuru yawe? Bwira abadukurikiye kuri televiziyo. Tubwire uko witwa. Irakoze Sabato. Ariko uri umwana mwiza bya. Uri umwana mwiza, uri igihungu cyiza. Sibyo? Wariye? Ntabwo urarya. Ariko uraza kurya. None se mama uramukunda? Cyane. Ngaho muvugire, ngaho mutaka mama wawe, mutake twumve. Mutaka mama wawe twumve ko umutaka. Nimba umukunda ngaho mutake twumve. Mama mwiza. Mama mwiza, ngaho komeza twumve. Mama mwiza, nakunze kuva nkivuka, wowe shema nshimiye byose, uri umubyeyi nzakurata. Ngiye umbyara ndi gato cyane, nkuya kumfunira, nderana ubwuzu n'ibyishimo, bye mwiza ukwiye ikamba. Ibyiza byawe ni byinshi cyane. Namaze gucuka nganya ishuri ryiza rya Etoile, niga gusoma ndetse no kwandika.
urufaransa ndarududubiza zinkera nabaye umugabo mama mwiza nzagusazisha neza niko gasezerano muhaye Imana yo mu ijuru izabimfashemo amen. mumuha amashyi n'impundu yitwa sa Sabato n'umwana mwiza ati mama mwiza ati ndagukunda cyane. Sabato umwana mwiza abana bo ku Mwana TV kuri Face TV bose baragukunda sibyo basuhuze rero hariya kuri televiziyo umeze neza zamura ijwi ryawe twumve kuri televiziyo. Amakuru yawe witwa nde? Indeno yabakoramo ngukunda ariko ngo mama cyane ngaho tubwira ukuntu ukunda mama. Ndamukunda cyane. Vuga nyine mama mwiza, mama ni mwiza bitangire neza mbyumve. Zamura ijwi cyane. Mama mwiza mama nkunda wowe ndakunze kuva nivuka wowe shema nshimiye byose umubyeyi nzakurata byubyara ndi gato cyane uya kuntu mfunibimira underana ukoze n'ibyishimo ngere mizi kwikamba biza byawe ni byinshi cyane namaze gushukara ishuri ryiza rya Etware ryiga gusoma ndetse kwandika urufaransa ndarududubiza sinkera nabaye umugabo mama mwiza nzagushajisha neza niko gasezerano nkaye Imana yo mu ijuru izabimfashemo amen. Bye. Muzagira focus nziza. Ego, okay, merci. Ego, ngwino. Maze uvuge cyane. Amakuru yawe? Ineza. Witwa nde? Eliyora. Ineza Akariza Ariyera. Eliyora Akariza Ineza Ariyera Eliyora. Wow. Nawe ukunda mama? Ngaho rero mbwira mama mwiza. Mama mwiza mama nkunda. Mama mwiza mama nkunda wowe nakunze kuva nyivuka wowe nsema nshimiye byose uri umubyeyi nzakurata igihe umbyara ndi gato cyane nk'uya ku impfuna ibimyira underana ubwonsi n'ibyishimo mubyeyi mwiza ukuyikanga ibyiza byawe ni byinshi cyane namaze gucukana n'ishuri ryiza rya Etware niga gusoma ndetse no kwandika urufaransa ndarududubiza sinkirira nabaye umugabo mama mwiza nzagusaziza neza niko gasezerano nguhaye Imana yo mu ijuru izabimfashemo amen. Mumuha amashyi mama. Muri abana beza turi mu kigo cy'ishuri cya Etware ni mu ntara y'Uburasirazuba akarere ka Rwamagana. Ni ikigo cyiza cyane kirimo abana batangaje cyane ku mpano zitandukanye ariko bigishwa ubupfura n'urugwiro amasomo cyane nyine aba menshi ariko mwumvise ko bavuga ati mama mwiza ndagukunda ndizera ko nawe ni ubwo waba umufite cyangwa utamufite urabizi ko mama ari umubyeyi niyo mpamvu uyu mwana turamushimiye. Ngaho nawe sezera abakunzi kuri televiziyo badukurikiye. Bye vacances nziza. Okay. Amakuru yawe? Nyogokuru ngwiki? Nyogokuru nkundanye na wa mama n'umusatsi wera ku mutwe n'akaba ndacumbagiriraho ndamukunda kurusha abandi iyo ngiye kumusura umukozi uramutaha akanyacanga mwinshi atura mwana wanjye iyo ngiye kumusura ubwuzu uramutaha. Nyogokuru nkundanye wa mama n'umusatsi wera ku mutwe n'akabando bacumbagiyeho ndamukunda kurusha abandi iyo ngiye kumusura ubwuzu uramutaha akanyakenera nyinshi atura ku mwana wanjye akangaburira
namara kurya nkaga akansutugane twiza nanjye nyogokunkunda ndamusaba ku Mana izagarukamye byose amena. bombo shokora. Wow, uri umwana mwiza.